nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Muri iki kiganiro Kristo Yezu akuzwe. Ikaze ku kiganiro ibirari by'ubutagatifu. Uyu munsi natekereje ko twasubira inyuma mu mateka tukajya kuri abantu babayeho mu butayu nanone, cyane cyane ko tugiye kuganira ku mutagatifu w'umunyafurika, Mutagatifu Antoni. Mutagatifu Antoni afite abandi benshi cyane bitiranwa. Ndakeka ko mwese mutekereza Antoni wa Padua, ariko hari n'abandi, Antoine Clairvaux n'abandi benshi. Antoine ungiye kubaganirizaho, Mutagatifu Antoni tumaze iminsi mike tumwijije muri kiliziya. Nkanakunda ukuntu ivanjiri y'uwo munsi, cyane cyane isomo rya mbere ry'uwo munsi tumwizihiza tariki 17 z'ukwa mbere, byahuraga cyane n'intambara ya roho nawe yarwanye. Twabonaga uko Dawudi yarwanye na Goliyati akamutsinda kubw'imbaraga z'Imana. Ni nako rero Mutagatifu Antoni yabayeho mu buzima bwe arwana intambara ya roho kandi nawe akayitsinda. Turaza kureba icyatumye ayitsinda, kandi natwe icyo turi hano ku isi turi mu ntambara ya roho itagirangira kugeza ku munsi wa nyuma. Mutagatifu Antoni yongeye kubabwira yavukiye ahitwa Ikome mu majyaruguru ya Misiri mu mwaka wa 251, akaba yaritabye Imana muri 356. Niwe washyizeho amategeko agenga abamonaki babayeho mu butayu. Muri icyo gihe hari benshi bagendaga bakigira mu butayu, buri wese yiberaho ukwe cyangwa ari babiri gutyo, buri wese akabaho uburyo bwe yishakiye, yumva bumwegereza Imana, nta murongo ngenderwaho uhari. Uyu rero bamufata nk'uwashyizeho umurongo ngenderwaho, bakamwita umubyeyi w'ubuzima bwo muri za monasteri. Ababyeyi bamurize Gikristo cyane. Hanyuma amaze kugira imyaka 18, ababyeyi bamaze gupfa kandi bari abakungu bafite ibintu byinshi. Hanyuma yumva ivanjiri, ijambo ry'Imana rimubwira ngo, donc yari mu misa, yumva ivanjiri yigisha ko hariya Yezu avuga umusore w'umukungu yagiye gusanga Yezu ati nakora iki kugira nzagere mu ngoma y'ijuru. Ati niba ushaka ubugingo bw'iteka, genda ugurisha ibyo utunze byose ubihe abakene maze unkurikire. Ayo magambo Antoni yayumvise nkaho ari we bwite abwiwe, ahita agenda koko agurisha imitungo y'iwabo ayifashisha abakene, arangije ajya kwibera mu butayu. Aho mu butayu rero yabayeho mu buryo bwa gikene kandi yibabaza. Bavuga ko yaryaga rimwe ku munsi, yaryaga izuba rimaze kurenga, akarya umugati. Bari icyo gihe akenshi bajyaga mu nkengero bakaba basabiriza, cyangwa se kubera ko bari bazi no barasengaga bakanakora, ngira ngo no kwikorera imigati bari babishoboye, bafite iby'ibanze bashobora gukoresha. Rero yaryaga umugati akanywa n'amazi akarigata umunyu, ngo ubuzima bwari bumubeshejeho imyaka ye yose. Hanyuma yaryamaga akenshi hasi, cyangwa se bakaba bafite utuntu tw'utusambi. Urumva burya Afurika yose twenda kumera kimwe, bari bazi kuboha utwo tuntu ashaka gusasa hasi tumeze nk'umusambi, akaba ari twaryamaho aho ngaho nyine mu butayu. Rero ubwo buzima urumva ko ari ubuzima bwo kuba inkeho, bwo kuba udafite ibintu bikuziritse. Ubugira kabiri yinjiye kure mu butayu, aho yatungwaga gusa n'isengesho kandi no guhana umubiri we. Amaze kumenya ko hari itotezwa rya kiliziya, abakristo barimo batotezwa cyane, yasubiye mu isi. Ndabivuga nk'uko nabisomye, nkaho kuba mu butayu babaga baravuye mu isi. N'usanga abihaye Imana ba mu buzima bwa kimonaki, twebwe turi mu isi, bo bari mu kindi kitari isi, bavuga ko ari bari ku marembo y'ijuru. Rero yasubiye mu isi,
hanyuma ajya gufasha abari bari muri iyo ntambara kugira ngo bakomeze. Urumva baratotezwaga, bagafungwa, bakicwa. We rero akavuga ati reka ngiye kwifatanya n'abavandimwe banjye, wenda nanjye nagira amahirwe yo guhorwa Imana, kandi nanjye mu gihe tutaragerwaho wenda kwicwa nkaba mbakomeje bari mu buroko. Yarabasuye rero abo bakristu bari mu makasho yabo, akabakomeza. Abashorewe bajya kwicwa bakabafasha kugumya guhamya kwemera kugeza ku wa nyuma, ndetse akaba yizeye ko nabo bari bumwicemo. Kenshi akagenda n'imbere ngo bakunde bamubone cyane bamwica, ariko muri abo bakristo ariko yarokotse inshuro zirenga 100. Nyagasani yamugeneye irindi kuzo ritari ry'ubumaritiri. Itotezwa rero rirangiye, Yesu yisubiriye muri bwa buzima bwe bw'ubutayu, ariko noneho hatangira gushinga monasteri ku buryo bufatika, aho abantu babana muri communauté bafite amategeko abagenga. Hanyuma ubutayu ngo yabwujuje za monasteri nk'umurima w'indabo, niko navuga. N'ikigeranyo aho nasomaga babivuze, wagira ngo yakwije ubutayu umurima w'indabo. Izo ndabo nakwita izo monasteri. Hari harimo ngo ubuzima bwo kwitagatifuza ku buryo burenze. Bari bafite amategeko yo gukora, bagasenga, bakabaho bibabaza, bakaririmba zaburi n'ibindi bisingizo, bagasiba kurya kenshi, bagasenga nijoro, bakabyuka nijoro bagasenga, bakigomwa ibitotsi. Ibyo byose bigatuma barushaho kubaho barangamiye Imana. Yitabye Imana ku myaka 105, yishimye cyane, ameze nk'ubona ngo ijuru rikingutse, abona n'abamarayika biteguye kumuherekeza. Azwiho cyane rero ikintu kimwe nshaka gusorezaho, azwiho intambara ya roho yarwanye. Akenshi cyane ngo Sekibi, amashitani, donc Sekibi yegeranyaga amashitani, abamarayika babi bakamujya kumwataka, bakamusanga biyambitse amasura ateye ubwoba cyangwa se ateye ishozi, bakamukubita, bakamubabaza umubiri we, ariko akagumya asenga arangamiye Imana. Zamara kugenda, wenda arimo yambaza izina rya Yezu, arimo yambaza Bikira Mariya, zatsindwa zagenda akabaza Yezu ati Nyagasani wari urihe, kubera icyo watumye byose bimbaho? Yezu akamusubiza, buriya nari mpari, ndimo nezezwa, ndimo ninjoyinga, ndimo nezezwa no kubona insinzi yawe. Ndumva aricyo namwe nabifuriza. Ntabwo nibifuriza ko bitwa n'amashitani, ariko ndabifuriza gutsinda ku buryo Nyagasani akwishimira, akavuga ati nishimiye insinzi yawe, nishimiye ko watsinze kino kigeragezo na kiriya, nishimiye ko kubera njyewe wiyemeje kwambaza, njyewe wiyemeje gukurikira, kubera njyewe urimo utsinda. Twese twifurizanye insinzi, dusabirane tuzabashe kugera ku iherezo ryiza, aho tuzabona Imana iganje mu ijuru. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.